sha umwari muzi ko ntazabafata Emile camarade ari papa wawe gisori Nereye mor focus Emile ko yanze kuvuga ese agiye gupfa birambabaje cyane. Amakuru ngiye kubabwira cyangwa inkuru ngiye kubabwira ni incamugongo gusa, ntago ari incamugongo kuri bamwe barishima abandi bari bubabare. Icyo nzi ko ariko mwese murishima. Kora subscribe kugira ngo tukomeze tubane mu iki kiganiro. Ni inkungura bunteye unakoreshe ya ikiganiro kibonwe n'abantu benshi kuko ni ikiganiro cyiza. Unatere comment y'ikintu wifuza, unakorera like. Gusa wowe uri burebe kino kiganiro kugeza kirangiye uri bumenye byinshi kubijyanye na Emile. Aya ni amakuru ngiye kugwa kuko ngiye narababwiye ngo nigerera kuri teri niho nikurira amakuru. Ese waba uzi neza yuko Emile ameze ute? Benshi bambajije amakuru ya Emile ninanze kuyavuga ariko inje ngo nyavuge, ndaje nyavuge. Benshi bazi neza ko Emile yapfuye kandi nariko turabizi neza ko atamerewe neza. Ese yaba atamerewe neza cyangwa se yaba afite undi mupango, yaba bagiye kumucisha isheni si byo kuvuga kwitaba Imana bagiye kumwica? Ayo niyo makuru ukeneye none akano kanya. Ndabizi neza kandi ni ngewe ugiye kuyaguha. Mumbabarire ntago nigeze mbahaye ikaze kwiyicano yacu. Ni cano y'ubwenge, ni cano yicaye ibiganiro byiza bijyanye n'inzira y'umusaraba. Tukaba turi kuri season ya 2 episode ya 62 ari izasohoka ejo bundi. Amakuru ya Emile niyo mukeneye, nanjye niyo ngiye kubaha. Ntabatindiye rero, amakuru niyo mwiteze, siyo mwiteze mvugira ngo ese we murakoze. Undi ndabakunda cyane kandi mbakunda urukundo mutasangana. Nukuri ni mwebwe bantu nkunda, niyo mpamvu mbakorera bino biganiro mukaryoherwa. Bamwe bararyoherwa gusa akenshi cyane abantu bamenya amakuru nabareba ikiganiro kugeza kirangiye, uko hari byinshi bumva kandi bakabibona bakanadushimira muri comment. Nawe nimba uri mushyashya reba umva ikiganiro kugeza kirangiye, hari byinshi uri bukuremo. Ubundi baravuga ngo habwirwa benshi hakumva beneyo, umwana w'imfubyi yumvira mu rusaku. Iyo ni imigani nyarwanda, ntago ari mwebwe mbwiye ariko nibyo. Abenshi bashaka amakuru ya Emile muri buyamenyere ahangaha, muve kuri twana tuza twikina. Twaje tuje kandi ni twebwe banyu bro, ni twebwe banyu, turabakunda cyane. Ubundi ni ukuvuga ngo twebwe twigerera kuri teri tukazana amakuru, reke ya makuru y'ibihuha. Abana baraje barayitubatuba bayigira ute urumva nyine ariko urumva barayitobatobye ariko usibye ko bayitobatobye turi kugira ngo tuyitoborore. Icyo bita nyine ikintu cyanduye turagira ngo tugikarabye. Ngiye wiyemeje rero kuza nkayikarabya nkayishyira ku murongo nkabaha ukuri uve ku tutwana twikina. Ese ubundi tuba twabuze ibyo tuvuga. Buriya rero nanjye ndabakunda cyane gusa nyine mana we, ibintu byose bibari mu nanjye hano mu nzira y'umusaraba. Ni inyigisho, ni season nziza yo kwigisha, yo kwigiramo byinshi, yo kugira umutima kimuntu. Y'abantu batameze neza bakagira umutima kimuntu murabibona. Harimo abameze neza, papa cyusa na mama cyusa bafite umutima mwiza we. Nyirantambara Fabiola n'umugabo wabo mana we nabo bafite umutima utari mwiza. Gusa mu buzima busanzwe bara bose ni abantu beza, ni abantu bagira umutima mwiza baganira. Gusa nyine n'inyigisho baba bari gutambura. Akenshi rero hari abantu mujya muvuga ngo ndarondogora. Nibyo se koko we?
ntabwo ndondogora ni ukugira ngo ubundi mba natangiye kubaha show aha niho musanga show y'ibintu byizewe neza, kuko ntimukavuge ngo ndarondogora mama, kubera ko ndabakunda kandi tuba dukwiye no kubanza tukaganira, kandi nababwiye ngo abwirwa benshi akumva bene. Icyo niyemeje rero njye ni ukuzajya nza nk'abasogongeza nkabamara amatsiko gakeya, gusa ntabwo nzajya mbabwira cyose buri kimwe nkaho kugira ngo muzanayirebe muyikunde. Njye mba ngira ngo icyo bita kubonjesha, kumvisha umuntu ku buryohe njye rero niyemeje kuzajya mbumvisha ku buryohe bwiza cyane, buryoheye amatwi yanyu ndetse n'amaso ikazasohoka muhita mubibona muvuga ati ntabwo yatubeshye, kuko buriya muri abantu banjye nta nubwo nababeshye. Nizere ko none yari wikendi, nizere ko byagenze neza. Abagiye gusenga mwagezeyo amahoro. Ese mwadusengeye baba? Mwasengeye cyusa wanyu? Nimba wagiye gusenga ugasengera cyusa nayo iribageza, shyira agatima muri comment. Nimba wagiye gusenga ugasengera nimba wagiye gusenga ugasengera Emile, urumva shyira agatima muri comment cyangwa uvuge Imana ikorohereze Emile, kandi mujye munandika amazina yanyu muri comment, tujye tuza tubashimire kuko muri abantu b'agaciro cyane, sibyo? Ubundi ibyo mbabwira ni mba nkwiye kubashimira kuko abantu mwese mwakoze sabu, muri ab'agaciro, muri abantu beza, mukwiriye kubahwa igihe cyose. Ariko man, ndabareba nkumva mbaye ukuntu, cyangwa ndabumva none iyo mbonye muri gutera udukomenti, mukora sheya, mutanga sabu, hakomana, muri abantu banjye, muri abo kubahwa. Buriya nanjye iyo nicaye mba mbashimira, mvuga ati umuntu wese wateye inkunga agakora sabu, agakora na like, Mana umumpera umugisha, kandi ibyo akora byose bijye bikundwa. Waba ucuruza, waba ukora iki, waba ukora akazi, kajye kagenda neza. Akomana injwi, ese we murakoze ndabizi neza yuko abenshi nabarambiye, mwihangane, ntago nabarambiye, ni ukubera iki kugira ngo tujye tubanza tuganire, kuko arega ntimukajye muhita mwihuta, mujye mubanza munategereza, kuko ibi ni byo byiza. Kandi nababwiye ngo buri wese akura make, njye mba ndi kubabonja kenshi ndabivuga nyine, ariko sindirambura. Rero buriya kubera nzi neza ko mwebwe muri abanyabwenge, kandi umuntu iyo yakoze sabu buriya aba yasobanukiwe, aba ari umunyabwenge cyane, aba yakuyemo amagambo ye. Rero nawe nimba ukuramo amagambo yawe, kora sabu. Emile ari, ibyo ngiye kubabwira ni ibi ngibi. Emile ari mu buzima butamworoheye, ese ari bubuvemo gute? Episode zakurikira Emile azaba akomerewe, nta nubwo azaba araboneka, kamarade azaba ataramubona, ariko izindi episode Emile azaboneka ameze neza. Akomana, Emile ni umwana mwiza, kamarade ni umwana mwiza. Nimba ubakunda, kora ku karayike, kore na sabo, unayishayaringa abantu bawe ino video kugira igere ku bantu benshi. Njye nkunda kwivugira ngo ndabakunda cyane, namwe kandi abankunda, iyo ugeze hano ureba ino video nawe ubu nkunda 100%. Sibyo se? Ega mujye mureka dukunda. Ese kubera iki we mutajya munyandikira munyifuriza umunsi mwiza? Sinabahaye WhatsApp yanjye, reka nongere WhatsApp nyibare 0788 97 52 37 0788 97 52 ukanyandikira kuri WhatsApp tukitwikira. Rega n'ubundi nta myaka 100. Banyarwandakazi ndetse n'abarundi, muri ab'agaciro, mukwiye kubahwa 100%. Ese we murakoze. Akomana, ubundi iyo ugeze hano ureba ino video
uba uri umuntu w'agaciro, kubahwa, uri umuntu wa danje. Ikomera amashyi. Ese we murakoze. Ubundi ndabakunda cyane 100% kandi mbakunda bitandukanye no ku mutima wanyu bitekereza. Kora ku mutima wumva ukuntu uri gutera. Nanjye umutima wanjye uri gutera ndabizi neza. Nimba ushaka ibiganiro byiza unizere ko wageze hano wamaze gukora sabu, dukomezanye. Ese we murakoze. Abantu bari kumbaza amakuru ya Cyusa nayo iribageza uko bizakomeza. Mwitegeke ejo nzabatamo fire. Ejo nzayabaha yose amakuru yabo. Wakoze sabu ntibizagucika. Noneho yose nzayavuga ikibyimba kimeneke. Ciao ndabakunda cyane. Imana barinde. Nezere ko ejo ari akazi, abagafite abatagafite dusenga Imana ikaduhe. Murakoze cyane ndabakunda. Amahoro y'Imana bane namwe. Tuzasubire mu kiganiro cy'ejo cyangwa ejo bundi. Iyo wakoze sabo ugakanda n'inzogera, ibiganiro byacu bibona buri munsi kuri channel yacu y'Inyabwenge. Niyo mpamvu niyemeje kuzajya mbakunda nk'abakundwa kaza. Muri ab'agaciro kandi mukwiye kubahwa. Imigisha y'Imana ibagereho kuko Mana we ndabumva nkumva